yuko wenda yaba akiri muzima sikwa ko umuntu yari niyo tuye kureba tuye uceki kuko twumva ko abayeho nawe mu buzima bubi cyane wavugaga n'abagabo bamwe bahagaze kuri iki gipangu kugira ngo umukobwa namucikishe igipangu ni na kirekire nubwo yabona nuko asimbuka disi wakuroze ntago yigeze akarara murugica avuga ukuri ahubwo ubwo mufite wowe umugome nk'ubwo ngomeraho ndi gukorera muri ye ukorera muri iki ukora mu gipangu mama yose burya nkorere ku karubanye umuzungu zayi akazi ukora muri iki gipangu nakari batanuka ufungira mu gipangu iki bara naho nkora business yanjye ufungira abantu gute uri muntu cyo uri muntu cyo ngende kwireba ngende kwinjiramo hariya baretse gato ariko ubashigirana kubikora imbere cy'ubundi abafunga we uzakwinjira bapagasi ucyugura muserenga Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya aho ari arabikugarurira akagufasha kumenya niba ukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima, atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima, akoresha imbaraga z'abakurambere fasha wowe urwara igifu, impyiko, diabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. muri kutubona hano turi abantu barenze batatu bane turi bane tugiye mu gikorwa cyase turi mu rugendo rwo kujya kureba ahantu Zawadi ari. Uyu mwana w'umukobwa muribuka ko yatubwiye ko azi ahantu Zawadi aherereye cyangwa se n'ahantu bagize bamujyanye. No kuvuga ngo rero icyo tugiye gukora nuko tugiye kuba twagerayo turebe ese Zawadi kuri no munsi turamubona turamucyura ese ahantu ari ameze gute. Nibyo rero tugiye kuba twajyamo. Mbere na mbere ndabanza kwifuriza buri muntu wese uri kutureba umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza, yaba ku muntu umeze neza ndetse no ku muntu utameze neza. Utameze neza nawe tumwifuriza ko agomba kumera neza. Uyu munsi biranga ariko ejo bigakunda. Icyambere nuko uba ugomba kugira icyizere kandi ukanakora kugira ngo ugere ku nzozi zawe cyangwa ugere kuri byinshi wahereye kera wifuza kugeraho. Ndagusuza uri mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba ndetse n'uburengerazuba ndetse namwe mwese muri mu mujyi wa Kigali, namwe muri hanze y'igihugu mu bihugu byo hanze yaba Amerika, Europe, Afrika nyine muri rusange cyangwa Aziya, ahantu hose wabuherereye uri kutureba muri aka kanya umbe ko aho uri tugutaje cyangwa se tugusuje cyane. Natinze ndi kumwe na brother wa Zawadi, ndi kumwe na mama wa Zawadi, ndi kumwe na Nicki Minaj mu Rwanda, wa mukobwa n'undi wabanaga na ba Sheeber ndetse n'abandi ba Bosco bagiye batubwira. Twageze mu makaritsiye aho tugiye kubareba. Turi mu karere ka Bugesera, ni hafi neza na Kigali. N'ubu nabonye nta rugendo rurimo uturuka i Kigali, niho rero twaje kujya turebe ko Zawadi kuri no munsi tumubona cyangwa se tumusubiza mu rugo. Yes, reka nangire wenda mbabaza ababyeyi be cyangwa se umubyeyi w'ukuntu wenda uyu munsi umeze cyangwa se uko yiteguye iki gikorwa. Urabona ko n'abakunda korora kabisa. Mama ndagusuhuje. Mwiriwe neza. Uyu munsi rero mbere umunsi w'igitangaza. Nagize Imana mpura n'umwana wabanaga na Zawadi. None yanyemereye ko turajyana tukajya kureba aho Zawadi yaba yaragiye. Nitugira amahirwe turahamusanga, nitugira ibyago turamubura. Ariko kubwanya gasani icyizere ufite humura icyizere ndagifite kuko uwo mwana yanyemereye ko ashobora kuba arahari yaramubonye kandi yabanaga nawe. Icyo bakoranaga babikoranaga nawe. Rero nsanga ari muzima. Umwana wanjye yagiye atwite mbabaye na n'ubu igihunga cyagifite mu mutima wanjye. Ngiye kumureba yanyemereye
ati ndakugeza ahantu Zawadi yabaga aho ari n'uwo mushuti we barabanaga bose arabazi ushaka kunyemera tukareka tukagenda twagiye nta kibazo hanyuma murumva mugifite icyizere cyo kwenda yaba kiri muzima siko umuntu yari niyo tugiye kureba tugiye guceki kuko twumva ko abayeho nawe mu buzima bubi cyane birumvikana ari mu buzima bubi cyane hanyuma ngarutse kuri uno mwana w'umukobwa usitse ngo no ugenda utwereka tuyobore tubya ko twageze mu makaritiye ese ahantu ko mbona nagiye mbona n'umuhanda twawutaye kuri bamuzanye bamuhetse najya wowe wasanze ahari ngiye banzanye hano ndavuga we ngewe banzanye hano bambwira ngo niho bamushyize ngo bagiye kumwigisha ikigwa ngo bagiye kumwigisha ikigwa nuko ngo wowe wasanze n'undi wari uragiye yarahageze ngiye nasanze yarahageze ni mu nzira hano hirya irimo n'igiti cy'ipera inama zigenda nahazi hanyuma ubushize meruka gura nawe meruka gura nawe uri muri gusirira mu muhanda muri gutongana nyuma yaho waba warongeye guhura nawe oya banze ko nongera kuhasubira nyine twarahuraga bagashaka kunkubita ibintu bikaze urumva bashaka kunkubita oya ni hano kuri iki gipangu hano ni hano kuri iki gipangu hano turebe buretse ko ushaka kugenda nguyu wamufunze yaragiye no kunkubitira mu muhanda sinakwiyamye mama twamufashe ndashaka Sheeber aramunyereka ariko buretse Sheeber hano hantu hageze ubuvuzi hano abaga ku mazi ubuse nyabagendwa si kwa mu Bugesera se ashaka kwinjira cyatse najya no kubicangugu cyangajya no kubigiba mama ashaka kwinjira yaje muzanye hano ntago ahangaha yamuhisha ubwo naba basore baba barimo hano yamuhisha sinzi nimba gihara yamuhisha ngenda bizi naba basore baba barimo hano bamwe bavugaga nababagabo bamwe bahagaze kuri iki gipangu kugira ngo umukobwa namucikisha igipangu ni na kirekire nuko yabona nuko asimbuka desi wakuroze ntabwo yigeze akarara murugo iki avuga ukuri ahubwo ubwo mufite wowe ubugome nk'ubwo ngo gukorera muri ye ukorera muri iki gikora mu gipangu byasobanutse twese burya ngo nkorere ku karubanye akazi ukora muri iki gipangu nakari byasobanutse ashimutiramo abantu akabajyana ngo bamutwaye abagabo ushinzwe none ntago ari Zawadi wenyine agahinda afite n'amapfa none se wabimenya gute nimba yarajyanye uwa mbere abandi bajya yenda umuzungu ze ku buryo tumuriza mu nzira uyu muntu mbude ndatangira urwana nyine witangira urwana uretse urwanira sasa umuntu ari mu ikosa atangura sasa urumva ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo kuri iyi saha ntabwo dushaka Zawadi ari mu buzima bubi cyane ibi ari ibiro byanjye nkoreramo dushaka kwinjira ku biro by'iki ubereka nyine ibintu byoroshye nimba hari umuza ari wese bite byawe dushaka Zawadi nyine Zawadi arimo agahinda afite we karashize uramuduha we yewe ubuse nusanga icyo gikuri kibabeze nusanga icyo gikuri kirimo kirababeze uramamagara ugiye ngo kumwigisha isomo ugiye kumwigisha isomo mwihorere tuza arakubeshyera icyangombwa ni uko ayo masomo ari ugiye kumwigisha ni bwoko ki wigisha ibinyabiziga wigisha amasiyanse sobanura ariko sobanura muzane mu kibuga mbere tagira ngo njye nabakanga komanyoko komanyoko umutuka kuri nyina na nyina bari kumwe asoni hajye umuntu ajya kunkoraho umwe babiri batatu mwese ndabazinga do sinjya nukana ariko iyi nce ngiye kuyikubita mwese iyi nce ngiye kuyikubita
nta numwe ndi butinye ese zawadi nimba mwasanze mu rugo ndabareka batanu kwa ufungirana mu gipangu mu gipangu iki bara naho nkora business yanjye we ufungirana abantu gute uri muntu cyo uri muntu cyo ngende kwireba nawe ntabwo bikureba ngende kwinjiramo hariya uretse gato ariko ubakijirana kubikora imbere cy'ubundi azafunga we uzamwinjira abapagasi ucyugura muserenga baba hano hafi turabimbaza ngenda adafunga uretse gato uretse ndaje mbikemure adafunga mutekereza ko nyewe nafungura business ndetse n'ibiki bituma utatu ntabwo